Birashoboka ko ushobora kumenya amakuru yose y'icyamamare runaka, by'umwihariko amafaranga gihembwa mu kwezi ndetse n'ibindi bintu byose gikorera kuri channel yacyo. Ese ibi bintu uzi ukuntu bikorwa? Njye nitwa Eric Radu, ndagusabye ukore subscribe maze ukurikire iyi video igiye kuza. Uraza gusobanukirwa ukuntu ushobora kwinjirira icyamamare runaka wifashishije urubuga runaka, ukareba amakuru yose akerekeyeho kuri channel ye, amafaranga gihembwa, amavideo gisohora, abasubscribers gifite ndetse n'ibindi byose bikorerwa kuri iyo channel yacyo, by'umwihariko mu kwezi kumwe. Nizere ko rero wakoze subscribe, ubundi welcome. Oh yes, nk'ibisanzwe hari abantu bavuze ko bashaka kujya banariza ibyamamare ndetse n'abandi bantu bakomeye ku ma YouTube channel, bakamenya ngo abantu bafata agatubutse kangana gate. Twagiye rero ntimucikwe, tugiye kugenda dukoresheje urubuga bita Social Blade nk'uko bayibemereye ko nzabibakorera. Reka rero tugende nta handi duca kuri browser ukoresha, by'umwihariko Google Chrome niyo ibikora neza. Ukajya kuri Chrome yawe, dore ngaha ngenda hajya, nimara kuhajya ubwo arashaka kumenya ngo umuhanzi runaka, cyamamare runaka, umukinnyi wa filimi runaka ahembwa amafaranga angahe, cyangwa se ibikorwa bibera kuri channel ye ni ibihe mu kwezi. Reka rero nkwereke ukuntu ubigenza. Uraza hano kuri Google, warangiza ukandikamo www.socialblade.com. ngibi nge nsanzwe mbifite, ariko reka nandike socialblade.com. ngibi socialblade.com. ibi iyo ubirangije uhita usacinga. Iyo umaze gusacinga bahita baguha screen iteye itya. Murabibona ni kuri Social Blade twahageze, kandi hano hari ijambo rivuga ngo analytics made easy. Bivuga ngo nyine n'ukuntu kwanaliza byoroshye cyane, wanaliza umuhanzi runaka. So iyo ushaka kwandikamo izina ry'umuhanzi cyangwa ry'icyamamare ushaka kurebera ibyo gihembwa ndetse n'ibindi gikorera kuri channel yacyo, ntago uza ngo wandike aha. Oya, ntago ari aha wandika. Abantu benshi bahita bandika, ariko hano biragorana. Uhita usa n'uzuminga, ukazuminga. Murabona hano hejuru aha, sorry, kanago karimo. Murabona hano hejuru aha hari ahantu handitse YouTube, hari ahantu handitse ngo enter YouTube username. Ahangaha niho uhitiza ugakirika, warangiza ukandika izina rya YouTube. Reka twandikemo Irebero TV, nibyo tugiye kureba. Turebe ngo rikora ibihe bikorwa bingana bite mu cyumweru, rihembwa amafaranga angahe, risohora video zimeze zite, rihembwa amafaranga angahe. By'umwihariko dushaka kujya tumenya bafata amafaranga angana ate bakuye ku macano yabo. Yes, reka twandikemo Irebero TV. Twabisoje kwandikamo Irebero TV. Iyo bisoje, hirya haba hari akantu ka search, uhita ugakoraho ugasacinga. Yes, very good. Murabibona bahise baduha Irebero TV, baduhaye ibikorwa, ifoto ibaranga, baduha izina ribaranga, batubwira ko ari groupe, batwereka na video baheruka gushyira hanze. Please, dore ngiyi, iyi niyo video baheruka gushyira hanze, aho dukoreye iyi video yacu baheruka gushyira hanze iyi video. Yes, Irebero TV rero twabagezeho. Reka tubanarize turebe. Irebero TV bafite video 211, bafite subscribers 1779, nibyo 1179. Yes, nibyo. Bakaba bafite aba views babarebye mu gihe runaka, kuva igihe batangiriye. Izi nizo views zabarebye kuva igihe batangiriye, amamiliyoni 28. Urabona ko ari byinshi cyane, ndabona ngiye binangoye kubisoma. Aba ni ababarebye. Hanyuma igihugu iyi social media ibaruyemo ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hanyuma ubwoko ibyikora ni comedy. Hanyuma igihe yashingiwe ni iki ngiki, muri 2020 kwezi kwa mbere tariki 19 2020 nibwo icano yahanzwe. Yes, hanyuma ushaka kureba ibindi bintu, by'umwihariko muzi ko target yacu ari ukureba ngo nayahe mafaranga bahembwa. Turaza rero kuza hano tubanarize. Reka tubanze twanarize icyiciro barimo bahabwa na YouTube. Bari mu cyiciro cya kabiri. Icyiciro cya kabiri cyo nzagikoraho ubutaha mbabwira iby'icyiciro icyo biba bisobanuye kuri YouTube. Hano rero hari
amafaranga bafata. Hari estimated monthly earning, amafaranga binjiza ku kwezi. Ntago bahita bakubwira ngo baraguha neza neza ayo bafata, ahubwo baguha ikigereranyo bakubwira ngo hagati y'aya n'aya. Gusa abagabo bafata menshi kuko bafata amadolari hagati ya 596 n'ibihumbi 9,500. Aya ni amadolari bafata. Siribuple, idolari rimwe kuri ubu ngubu riri kuvunja 1,280. Agaceri kamwe k'idolari karimo amanyarwanda 1,280. None ubwo se ibiceri amafaranga 596 ntuvunja, nimba uzi kuvunja urahita wumva ibihumbi by'amanyarwanda birimo. Uhita uza noneho hano nufata 9,500 by'amadolari biri muri urahita wumva amamiliyoni arimo tu. Nubikuba ni ibintu byoroshye cyane. Yes, urafata ayo mafaranga babonye ubona bafata uyakube na n'1,280. Afata amafaranga ubona bafite uyakube n'1,280 uhita umenya amanyarwanda arimo. Yes, aya nayo binjiza rero mu kwezi, mo free earnings ni mu kwezi. Reka turebe mu mwaka. Mu mwaka naha hasi, mu mwaka binjiza 7,200 no hagati y'114 n'ibihumbi 114,500. So 7,200 ni muri miliyoni hafi 10. Hanyuma ahangaha ubwo se binjiza mu mwaka binjiza miliyoni ziri hagati ya miliyoni 10 ndetse na miliyoni zigeze muri hafi 300. Urumva ko bano bagabo binjiza amafaranga menshi cyane ku rubuga rwa. Ibi twari turi kwanaliza rero ni amafaranga binjiza ku kwezi. Reka noneho turebe, hari n'ibindi bikorwa ushobora kureba bakorera kuri social media zabo, urabibona hano hasi. Dushobora kwanaliza tukareba igihe baherukira gusohorera video, amafaranga video ibinjiriza, views iyo video yagize, ngibi subscribers yazanye, views yagize, zose hamwe, amafaranga yabinjirije, video baba baheruka gusohora. Ngibi byose bahita bikwereka ibikorwa baheruka gukora muri uko kwezi n'amafaranga ibyo bikorwa byinjije kuri channel yabo. Sasa rero nuko nguko twanaliza umuntu, tukamwinjira rwose dukoresheje urubuga, tukamwanaliza, tukamenya ibintu ahakorera kuri social media yiwe. Yes, ngushimiye ko warebye iyi video. Niba wampaye subscribe ugakora ku nzogera kugira ngo nizo utazi tazagucika, urakomeye cyane. Thank you very much. Ciao ciao.